bikira mariya ikaze muyungura umubyeyi harangwamo ibyishimo, harangwa amahoro, harangwamo ibyishimo dusabana n'umubyeyi wacu kugira ngo iwe uze gusanga akomeze kutwigisha no kudufasha. Tuje mu gitambo cy'Ukaristiya tuturutse hirya no hino kugira ngo duture Imana ibyifuzo byacu, duture Imana ubuzima bwacu, duture Imana urugendo rwacu, duture Imana imirimo yacu kugira ngo tubeshejeho akazi ko tugomba kubaho turusheho kumuhesha ikuzo kandi natwe cyo kwakira ingabo y'umugisha Nyagasani adutegurira kuri uyu munsi. Dufite amahirwe yo gusabana n'Imana dusangira Ukaristiya ntagatifu kuri Ritari ntagatifu n'ijambo ry'Imana ritwigisha kandi ridukiza. Twese rero twisabira, dusabire n'abavandimwe, inshuti n'abantu bakeneye gukizwa, abarwayi, kugira ngo Nyagasani abagirire impuhwe kandi akize umuntu wese, yigaragaze n'ubuzima bw'umuntu wese. W'igitambo cy'Ukaristiya mu kwisabira no gusabira n'abacu no gutura Imana ubuzima bwacu, turaza kwifatanya n'umuryango wa Mama Eunice w'umubikira wa Franciscan wasabye misa yo gusabira Francis Mwiruri, Kenneth Yosefu, bose bitabye Imana kugira ngo Imana ibahe iruhuko ridashira. Umuryango wa Kalisa Ernest wasabye misa yo gushimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya kuri byiza yabakoreye. Umuryango wa Mama Eunice w'umubikira Franciscan bashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya umwana wabo Mama Eunice wiyeguriye Imana burundu, baramusabira gukomera umuhamagaro we. Umubyeyi w'umukristo yasabye misa asaba umwana we Kaze Eliana Mia wagize isabukuru y'imyaka 7 y'amavuko, amutura umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo ngo ajye amuhora hafi. Abikira b'abahire ba nyina wa Jambo basabye misa yo gusabira mama Muja wa Mariya Leoni witabye Imana ngo Imana iruhuko ridashira. Mbere yo gusabana n'Imana nitubanza twicishe bugufi dusenga ibyaha byacu. Nemereye imbere Imana ishobora byose Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
tugiye kumva mu isomo rya mbere, Imana ishobora byose. Intungane Yobu yageze mu byago yinubira Imana. Imana niko kumuhishurira ishema ryayo kugira ngo akomeze kuyizera. Tubyumve. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cya Yobu. Uhoraho asubiza Yobu mu nkubi y'umuyaga agira ati: ninde wafatishije inyanja inkombe ebyiri igihe yapfupfunukaga mu nda y'isi, maze nkayisesuraho ibicu, nkayikindikiza ibihu bibuditse, nayishingiye urubibi, nyitangiriza inkombe n'ibigomezo. Ndavuga nti uzagarukira hano, ntuzaharenga. Aha niho ingufu z'imivumba yawe zizacogorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Wa
umuyaga w'inzuzi awugarurana ituze, ibitunda by'inyanja biragwa. Icyo tugiye kumva mu isomo rya kabiri, umwe yapfiriye bose, ninde wategeka urupfu? Kristo arugenga uko abishaka, ndetse arutegeka no kutubera inzira tujyana mu bugingo bushya. Tubyumve. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinto. Bavandimwe, urukundo rwa Kristu ruraduhibikanya iyo tuzirikana ukuntu umwe yapfiriye bose, bikaba rero ko bose bapfuye. Kandi koko yapfiriye bose kugira ngo abariho bataberaho ubwabo, ahubwo babereho bapfiriye kandi bakazukira kubakiza. Nicyo gituma kuva ubu nta muntu n'umwe tukimenya ku buryo busanzwe, ndetse na Kristu niba twarigeze kumumenya ku buryo bw'abantu, ubu ntitukimumenya dutyo. Bityo umuntu wese uri muri Kristu yabaye ikiremwa gishya. Ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose bihindutse bishya. Iryo ni ijambo ry'Imana.
hakurya. Nuko basiga rubanda aho, bamujyana muri bwa bwato yahozemo, andi mato aramukurikira. Nibwo haje umuhengeri mwinshi, maze imivumba irenga ubwato butangira gusendera. Yezu we yari ku irango asinziriye umusego. Bamukangura bamubwira bati, mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira? Nuko arakanguka, akangara umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka, tuza. Nuko umuyaga urahosha, maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira ati, cyabateye ubwo bwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi, barabazanya batuye abarinde, wumvirwa n'umuyaga n'inyanja. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, inshuti z'Imana, nitwemere Imana yacu, twubahe Imana yacu, niyo soko y'amizero yacu, niyo soko y'ibyishimo byacu, niyo mukiza, niwe udukiza kandi akaturwanira mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'agahinda, kuko azi ubuzima bwacu kandi nimba turiho turokobwa Nyagasani. Nyagasani atuje ko ari kumwe natwe mu rugendo rwacu rwa buri munsi, kadufasha buri munsi. Nicyo gituma kumva ijambo ry'Imana turyumva tugira ati, ku bwacu ntabwo twakwishoborera, ariko kumwe n'Imana twashobora byose. Mu isomo rya mbere twamaze kumva yo mu gitabo cya Yobu, Imana imwereka ko niyo imubeshejeho, kandi mu mateka ye agiye mu buzima bwe uko abayeho, uko yakuze, n'uko Imana yamuremye, asanga ko ari ibitangaza by'Imana. Ariko ntabwo byamubujije kubera intege nke ze, kugira ngo igihe ahura n'amagorwa n'ibibazo atangire kugira ati, Imana aramwibagiwe. Ariko Nyagasani amweretse agaragaza ububasha bwe mu byo yiremeye, ati, uraroba ko nshyira mu byo naremye, mu nkombe y'inyanja nkahashyira imipaka, ibyo byose bifitiye ububasha. Ati, none wowe urinangira umutima kubera iki? Ni iki cyananira? Bakristo bavandimwe, si Yobu gusa, si ibyo Nyagasani atubwira ko dushoboye byose, ahubwo natwe nta kanya ko kumwigiraho mu byo amubwira, natwe abitubwire kugira ngo twinjire mu buzima bwacu, turebe aho tuvuye, turebe ibyo twanyuzemo, turebe aho tugeze, maze tuvuga ati, nubwo hagira imbogamizi nahura nazo mu buzima, ariko ibyinshi Imana yagiriye nibyo byinshi kurusha icyo turahura nacyo nk'ikintu kibi kihangana ubuzima bwanje. Ni kwa kundi ko tugenda dufite amizero muri Nyagasani, tuzi ko turi kumwe n'Imana ntacatunanira, kandi ko byose Nyagasani dushoboye. Tugiye mu buzima bwacu se tukavuga ko twakuze, utwo twavutse, imbaraga dufite, ubuzima dufite, tubikesha iki uretse Nyagasani? Ni imbaraga uhaye ubuzima rero ntacyamunanira, ahubwo ni akanya kugira ngo ibyo yadukoreye tubishimire, kandi aho twananiwe twongere gutura Imana ubuzima bwacu. Wenda dushobora kuba turi nka Yobu, hari ibyatunaniye, wenda twarahuye n'uburwayi, wenda twarahuye n'imbogamizi mu kazi dukora, wenda mu miryango. Aragira ati, ibyo byose bifitiye ububasha, munyizere gusa nanjye nzabashora byose. Kandi akabitwereka mu rukundo atugirira, urukundo atugaragariza ko rwatweretse yohereje umwana w'ikinege, ari we Yezu Kristo. Yezu Kristo igihe aza, mu gihe cyo twebwe twashatse kubera uko dushaka,
twibere ibigirwamana, kugendera mu mayira yacu uko dushaka, dutega amatwi hirya no hino kugira ngo twe twakwishoborera Yezu kutwiba ku ndimi zacu ashatse kudukiza, kuko azi ko dutuye munsi imeze nabi, icumbi nabi. Arukunda kuvuga ati iyi si irimo uduca twinshi, harimo uduca Kristo Yezu akoze, harimo uduca, hari uduca dutwara abakobwa, hari uduca dutwara abasore, hari uduca dutwara abana, hari uduca dutwara imirimo yacu myiza, hari uduca dutwara ibyishimo byacu, ariko tutirebeye twasanga utwo duca kuko twadutwaye. Icyiza rero ni uko tuzi ko iyo si Nyagasani yizi ariyo yaje guturamo kugira ngo adukize. Nimba tuzi ko harimo uduca, hari ibanga mu buzima bwacu, nitwiringire Uhoraho, mu rukundo rwe azadukiza, kuko nicyo cyamuzanye, niwe mukiza wacu. Nitumwerekere isi dutuyemo, nitwereke Imana ibyatubangamiye, nitwereke Imana ibyatumye dutana nayo tutagaragaza urukundo rwe, nitwereke Imana imbogamizi duhura nazo. Ni iki kidutera gutandukana n'Imana? Ni iki kituja mu gutwi cyangwa se mu mitima yacu tukiyumva ko twe twishore byose tugashira Imana iruhande? Ni iki kiba Kristo bavandimwe gituma tudahora mu rugendo rwacu dukurikira ibyo Imana yatwigishije? Ni iki kidutandukanya n'Imana? Ese ni umutungo? Ese ni ubwirasi? Ese ni umujinya? Ese ni umugabo wawe? Ese ni umugore wawe? Ese ni abana? Ese ni umukorana? Ni iki kidutandukanya n'urukundo rw'Imana rugituma twibagirwa Imana yatunyujijemo, gituma twibagirwa Imana itugejeje, twibagirwa ibyo Imana yatugabiye tutanabikwiye rwose? Bakristo bavandimwe, ni iki kidutandukanya n'urukundo rw'Imana? Yesu aravuze ati bavandimwe nkunda cyane, urukundo rwa Kristo ruraduhibikanya iyo tuzirikanye ukuntu umwe yadupfiriye kandi agapfira bose, iyo tuzirikanye uko yadupfiriye aho twagomba gupfa twe ubwacu, iyo tuzirikanye ibyaha twakoze ariko Nyagasani ntabiduhore akemera kudupfira ku musaraba, iyo tuzirikanye uburyarya twanyuzemo igihe cyose, iyo tuzirikanye igihe twagombaga gupfa nayamaze tukaba tutari urusoro cyangwa hehe, ba Kristo bavandimwe, ni ibihe shimo duhereza Imana? Ni ukwiye kwemera twereke Imana, ni ibihe byishimo tumugaragariza nk'umuntu wadukijije. Yezu akomeze kutwereka urwo rukundo, Yezu Kristo akomeze kudufasha, Yezu Kristo atwereka amara tugomba kugenderamo kugira ngo buri kandi uko twicaye, uko dusinzira, uko duhagurutse, twibutse ibyiza Imana yadukoreye n'urukundo Imana yadukunze, ariko tugaragaza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mu kubigaragaza aratubwira ubwo ati uko nabakunze, uko nabashigikiye, uko nabakijije, namwe nimugende muhindure intama zanjye kuba bakurikirana bamenye. Aricyo cyatumye n'ivanjiri Yesu avuga ati, yohereza intumwa ati nimugende mu mahanga yose mubatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nimukize abarwayi, nimuhumurize abavandimwe, ibyo mwanyumvanye, ibyiza mwambonanye mubisangize n'abandi, musabane n'abandi, mujanire Yezu Kristo abamukeneye kugira ngo nabo ko Yezu Kristo adukunda binyuriye mu roho yacu mwiza. Ntabwo ari ukuza gusabana n'Imana ngo duherane izo ngabire twebwe ubwacu tuja kubisangiza n'abandi, ariko se gusangiza Yezu Kristo ibyiza duha ni mu buhe buryo? So kugenda ngo tube intama hagati, cyangwa se kuba kujya tukaba intama hagati y'ibirura, si ukuyurura hagati y'intama, aho dusabagiza hirya no hino intama z'Imana binyuriye mu mitwarire yacu, twerekana ko turi bigirwamana, dusuzugura abana, abatubona bakatwibaza, batwibaza inshuro nyinshi kubera ubukristo bwacu, batwibaza inshuro nyinshi kubera ibyiza tugaragaza, batwibaza inshuro nyinshi kubera tugaragaza urukundo tugaragaza, yuko twibaza kubera ibyaha dukora, kubera agahinda dutera abana, kubera ubugome, kubera umujinya, ahubwo twigaragaze nk'abahuye n'Imana, nk'abasabanye n'Imana, nk'abumvise urukundo Imana yadukunze. Nicyo gituma iyo tureba ibyo byiza Nyagasani tugezeho buri munsi, tukarugendo rwacu tugana Yerusalemu nshya, tukareba aho tuvuye, nibwo tureba ko igihe ntabwo ari icyacu, ahubwo tukagenda dukangura Imana kugira ngo tudasinzira
cyangwa dutuma n'Imana isinzira ko twabyumvishe mu ivanjiri ntagatifu muri rwa rugendo mu nyanja aho abigishwa ndetse n'intumwa bagendaga na Yesu, ariko bageze hagati bagira ngo barishoboreye, bibagirwa kugira ngo batakambire Yesu Kristo ugomba kubayobora. Niho bagize ubwoba ati Nyagasani, ese wasinziriye? Ese byabaye bite? Ntabwo nibyo turi kunyuramo. Ni kwa kundi ko natwe ugera nyuma ukaba muri iyi si ugahura n'agahinda ugatangira ukijujuta, ariko Imana yaranyibagiwe ati dore abandi bameze neza, abandi si ni wowe Kristo Yesu akozwe, abandi ni wowe. Buri muntu Imana yamuhaye ingabire ye, runkamuhaye kuko agomba kubaho. Ati basinziriye, ati Yesu waje ukagufasha, ngwino turebe, dore tugeze mu gahinda, dore umuyaga uradutwaye, nibura wenda wageze igihe cyo kuvuga ko Nyagasani yawufasha. Twebwe rero natwe tugomba kumva ko igihe twahuye n'umuyaga ibiduhungabanya ugahura n'agahinda kuko ugomba kubaho, hari igihe cyo kuba wari ugahaga n'igihe cyo kugira inzara, byose bibaho. Ariko nimusingize Imana yuko wahawe wasanye wari ugahaga n'igihe cy'ibibazo biza nacyo ubwakire, kuko na Yesu yageze cyo gusabana, asura ba Lazaro, asura ba Mariya n'aba Marita, agenda asura bose asabana, aja mu bukwe bw'Ikana, hari ubukwe akabona ko nta n'urwarwa bafite ruryoshye, akabasabira divayi, ariko hageze n'igihe cyo kwisanga hajya hejuru ku musaraba. Icyo gihe cyarabaye nyuma yo gusabana muri byinshi, hageze n'igihe cyo gusaba. Ariko we ntabwo yagize ngo yumve ko abyishoboreye, yahise avuga ati Nyagasani umfashe uyu musaraba unyure kure, ariko gushaka kwawe uko ubishaka atari uko mbishaka. Ntabwo yagiye gushaka abapfumu ngo birukane abo kugira ngo bagugirire nabi, ntabwo yagiye gufata indi miti, ntabwo yagiye gushakisha ibindi bigirwamana. Yatakambiye Uhoraho Data wo mu ijuru ati ngwino ukize, bibe gushaka kwawe. Ariko byose azi ko nimba atakambiye Uhoraho nyuma y'ababaro ntabwo ufite ijambo rya nyuma, hari irindi jambo ari ryo zuka rya Yesu Kristo. Natwe rero Yesu Kristo muri ivanjiri atwibutse ko hari igihe cy'ibyishimo, igihe cyo kujya kuroba amafi, igihe cyo kurya ugasabana, ariko n'igihe cyo ubonye ko wenda yasinziriye, wenda ko ubonye imbogamizi mu buzima, garukira wa wundi wakuremye, garukira wa wundi waguhaye akazi, garukira wa wundi ukubeshejeho, wa wundi wagukijije, ubwira ati Nyagasani, dore wari umeze neza, nari meze neza, ariko ngwino dore ko bibaye, ngwino ndagutakambiye, Nyagasani ngwino umfashe. Ese wasinziriye? Kuko uzumugana azaza gusanga akongera ibyishimo, kuko anatugabira ibyiza tutanabikwiye rwose. Ni hehe wenda twasanze Yesu yarasinziriye? Ni hehe twibwira ko yatwibagiwe? Twinjire mu buzima bwacu, hari byinshi byo kumutura, hari imitwaro myinshi twamutura, kuko yaravuze ati munzane imitwaro yanyu nanjye nzabaruhura. Hari agahinda wenda dufite, hari abatubangamira, hari abadutoteza, ibyo byose dushobora kubona ko Imana yatwibagiwe. Hari uburwayi twahura nabwo, ibyo byose dushobora kubona ko twarabangamiwe, ariko Yesu Kristo ntabwo aduteranya, aravuga ati ni iki kibatera ubwoba? Ntabwo muzi ko turi kumwe iteka ryose? Nimba ugeze aya masaha ugihumeka, ntabwo uzi ko mpari? Wibagiwe vuba, uracyahumeka ariko ukamuka guhumeka, uracyatera intambwe n'ukuguru kwawe, izo mbaraga ziva he? Ni iki cyane no kumukorera? Yesu Kristo araduhumurije agira ngo adufashe kandi aduhe n'amizero. Nituze rero tumutura ibyacu byose, tumutura imibabaro yacu, tumuturaho imiyaga yagiye isabagirana hirya no hino, tumuturaho imivo yagiye yangiriza ubuzima bwacu, maze tumubwira ati Nyagasani byuka. Nawe azavuga ati ceceka, tumubwira cecekeshe seka ibi muri twebwe, acecekeshe imigambi mibi yangiriza ubuzima bwacu, acecekeshe bya bintu bidashimishije Imana, acecekeshe abanzi, acecekeshe ba bantu batugira nabi, acecekeshe sekibi, maze sekibi amware, kuko Yesu Kristo adufitiye byose. Muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, mu kuza gushimira Imana
ku ngabire yaduhaye, uko yatubesha ko atugeza aya masaha, uko yatuyoboye, uko yaduhaye ibyishimo. Nitumushimire mbere na mbere, kugira ngo mu kumushimira abone ko tukimuzirikana kari kumwe natwe. Nitumara kumushimira tumwereke aho tutamugaragarije urukundo, ariko kwagusaba imbabazi, aricyo cyiciro cy'isengesho. Ati Nyagasani, nagucumuyeho rwose, ntabwo nabaye intungane, sinkwiriye kwitwa umwana wawe, sinkwiriye kukwegera. Wagiriye neza ariko nje kukwereka inabi. Nyagasani, sinkwiriye kukwegera, urukundo rwawe nararwibagiwe, ibyiza wakorera nabyibagiwe. Ngirira impuhwe umbabarire, kuko tuba tuzi ko akenshi n'ibyaha bituma twiyambura ingabire z'uhoraho, twiyambura ibyiza by'Imana, maze nataba tubabarira, amaze kudusukura imitima, tubona umwanya muri twe ahaza kongera ingabire, kuko tuba tumwemereye kwica musakaje, kuko tuba tumwemereye ko tumugaragarije urukundo dufite. Dusaba ingabire yo kumenya imbogamizi duhura nazo, ibyaha bidutandukanya n'Imana, aho imiyaga yazambije ubuzima bwacu, tubimutura azabidufashamo. Ariko natwe tumwemere kumubera abantu no kumubera abandi koko b'intungane. Nyagasani abidufashemo. Umubyeyi Bikira Mariya atuyoboye, adusabe ku mwana we Yesu Kristo. Yaratubwiye ati iyi si icumba inabi, ntabwo icumba inabi kubera ko wenda ni umunsi uturutse mu gikoni, icumba inabi bitewe n'ibyo tugaragaza n'ibyaha byacu. Icumbi nabi igana mu rwobo, ariko turacyafite amahirwe yo kwivana muri urwo rwobo tukwishira. Tucyaramufite amahirwe yo kugarukira Yesu, yo guhamagara Yesu ati ngwino nyamuneka udufashe, kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazatungurwa tukisanga habi. Nitubahamagare rero azadufashe adukize. Aratubwira ati nimuhinduke bidatinze, muhinduke mutari mwagera mu nyanja ngo mugwemo, muhinduke mutari mwisanga mu rwobo, muhinduke mutari mwisanga habi, kuko uwabaremye abategereje ku munsi wa nyuma. Yesu adutegereje ku munsi wa nyuma, yaradukijije, yaratubabariye, ariko adutegereje ku munsi wa nyuma. Ati narabaremye mutahari, ariko sinshobora kubakiza mudasizemo imbaraga zawe. Nabahaye ubwenge, nabahaye ubushobozi, imbaraga mushyiramo nizo nanjye nzabafashisha. Nimutari intambwe, mutere intambwe nanjye nzayibafashamo. Yesu Kristo adufashe kandi adukomeze, twisureho bidatinze, ejo n'ejo bundi tutazisanga mu rwobo. Ntabwo nzi ibyari, ariko nizera ko igihe turimo hari abadutanze, hari abagiye mbere yacu. Ubwo niba tukiratana iyi si itari yacu, tukiratana ubuzima butari ubwacu, turagowe. Woe to us if we take ourselves like the gods than doing the will of God. Nimba twamenya ko ejo n'ejo bundi adutegereje, tukazajya tutiteguye, turamenye tutazatanga impamvu ati Nyagasani, Nyagasani twakubonye kandi yaraduhaye ubwiza, yaraduha ko tugomba kubaho. Nitukomeza amasengesho yacu rero, twiyegurira Imana, dutura ibyifuzo byacu, dutura ubuzima bwacu, twicisha bugufi, kugira ngo Nyagasani yongere kutugarura mu rwuri, yongere kutugaragariza urukundo n'impuhwe, adufashe kugira ngo imbogamizi duhura nazo tuzitsinde, kandi maze kibi tumutsinde, turusheho turi intungane tugana ijuru, maze Yesu aje kudupfira akadukiza, twemere adukize, adupfire, twemere guhinduka, maze azatugeza heza, ariho mu ijuru turi intungane kuko yabitwifurije. Anadusabira umugisha n'umubyeyi Bikira Mariya akoze kudusabira, turonke divayi twifuza, turonke ijuru atugiramo inama, maze tuzagereyo turi intungane ko Data mu ijuru ari intungane. Nyagasani Yesu nabane nawe. Nimuhaguruke twamaze kurira kwacu. Yeah.
hamwe n'intumwa za Yesu dukangure Nyagasani ngo dutabare. amoshya ya sekibi n'ububi bwose nyagasani ubidukize, uburakari bwawe nyagasani ubudukize. Dawe uburakari n'urwango, intambara n'imidugararo, ubujura n'ubwicanyi nyagasani ubidukize. Inkuba n'umuyaga, imvura mbi n'izuba ry'inkongi nyagasani ubidukize. Dawe umutingito w'isi nyagasani ubudukize, indwara z'icyorezo n'amapfa nyagasani ubidukize. Dawe ubukene n'ubujiji, ubwoba n'intege nke nyagasani ubidukize. Urupfu rutungura rutitezwe nyagasani urudukize. Dawe ku munsi w'urubanza nyagasani uradukize, urupfu rw'iteka nyagasani uradukize. Dawe Mana yacu, urakazwa n'ibyaha ukagororwa n'uko byitwariwe. Abawe bagutakambira ubumvane impuhwe, maze amakuba duterwa n'uburakari bwawe ko twagucumuyeho uyadukize. Kubwa Kristo umwami wacu.
nyagasani mana yacu akira iki gitambo duturiye guca neza no gusingiza, maze nikimara kudusukura tuberereho kugutura urukundo rwerwa imitima yacu ko bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu gukira iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi biri nk'agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Tuzi ko utuganisha mu ikuzo ryawe ritagira urugero, bityo ugatabara abantu bakomye n'urupfu, ubigirishije kamere Mana yawe, ndetse waduteganyirije intsinzi y'urwo rupfu, aho uhabura abapfe ubakurayo baguye, maze urabakiza ku bwa Kristo umwami wacu. Hariho abamarayika bakesha kuramya ubutitsa, bagahora basabagizwa n'ibyishimo imbere yawe. Turakwinginze wemere ko amajwi yacu afatanya n'ayabo, maze turirimbe igisingizo cyawe tuvuga ubudahwema tuti:
ugiranye ubuhanga n'urukundo. Waremye umuntu wishushanyije kandi umushinga isi yose ngo ayitunganye kugira ngo igihe yagukorera wenyine rurema agenge ibiremwa byose. Igihe kandi yanze kukumvira akibutsa atyo ubucuti bwawe, ntabwo wamutereranye ngo ahere ku ngoma y'urupfu, ahubwo wagobotse abantu bose bitewe n'impuhwe zawe kugira ngo bagushakashaka bajye bakubona. Ndetse aribyo kenshi wagiranye amasezerano n'abantu, maze ubigisha gutegereza umukiza ukoresheje abahanuzi. Bityo dawe nyir'ubutagatifu, wakunze isi bigeza aho ukoresha umwana wawe w'ikinege ngo atubere umukiza igihe wagennye kimaze kugera. Yigira umuntu ububasha bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, maze muri byose ajya imbere isani yacu, atagize icyo twitandukanyeho keretse icyaha. Abakene amenyesha inkuru nziza y'umukiro, imbohe azimenyesha gucungurwa, abashavuye amenyesha inzira y'ibyishimo. Kugira ngo rero arangize umugambi wo gukiza abantu, yigabije urupfu ku bushake bwe, nuko mu kuzuka bo mu bapfuye atsinda urupfu maze avugurura ubugingo. Kugira ngo kandi tutazongera kwikura ubuzima bwacu, ahubwo ngo tumuhari wadupfiriye akanazukira kudukiza, yatoreje Roho Mutagatifu aza aturuka kuri wowe dawe, ngo abe ingabire y'umuganura yihawe abemera, kandi anonosora umurimo Kristo yatangiye mu bantu, maze asoza atyo umugambi wo kubatagatifuza. Turakwinginze rero Nyagasani, ngo Roho nyine Mutagatifu azatagatifuze aya maturo, kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu, maze tubone uko duhimbaza ibibera ry'agatangaza dusigiye ubwe, ngo ritubere isezerano rizahoraho iteka. Isaha imaze kugera ngo ahabwe ikuzo nawe dawe w'ubutagatifu, kandi akaba yarakunze abari mu isi ubwo yashatse kubakunda kugera ku ndunduro. Nuko nimugoroba basangira, afata umugati, awuvugira amagambo y'umugisha, arawumanura, nuko ariza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze muryo mwese, iki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Yaramaze kubigenza, afata inkongoro yuzuye divayi, arashimira nuko yohereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze munywe mwese, iyi koko n'umubiri amaraso yanjye y'isezerano nzira w'iteka, agiye kunywa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Nicyo gituma natwe Nyagasani uduhimbaza urwibutso rwo gucungwa kwacu, twibukana icyubahiro urupfu rwa Kristo n'impanuka ryajya mu bapfuye, tugatangaza izuka rye hamwe n'izamuka ryajya mu kwicaro ryo bwawe, mu gihe kandi gitegereje kuza kwe bijikuzo, tugutse umubiri we n'amaraso ye byo gitambo wakira n'ubwuzu, kikarongera isi yose umukiro. Nyagasani ubwo iki gitambo ategura ubwawe kiliziya yawe, kandi ugire impuhwe, maze abaza gusangira bose umugati umwe n'inkongoro, Roho Mutagatifu akabumbira mu mubiri umwe, ubahe kwibuka muri Kristo igitambo kizima kigenewe gusingiza ikuzo ryawe. Ubu ngubu rero Nyagasani, ibuka abo twatuye iki gitambo bose, mbere na mbere wibuke umugaragu wa Papa Francisco n'umwepiskopi wacu Celestin Hakizimana, hamwe n'urugaga rwose rw'abepiskopi n'abatowe mu altari bose, n'abatuye iki gitambo, n'abateraniye hano, n'umuryango wawe wose, n'abandi bose bagushakashakana umutima utaryarya. Wibuke kandi Nyagasani abayoboke bawe Francis
Kennedy Joseph, Uruke kandi na mama Mujawamariya Leoni wahamagaye wavana mu isi. Ubwo bunze ubumwe mu rupfu rumeze nk'umwana wawe wowe no kumushushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abapfuye bari mu mahoro ya Kristo wawe n'abandi bose bavuye muri ubu bugingo, akaba ari wowe wenyine uzi ukwemera bari bagufitiye. Natwe twese abana bawe dawe nyiribambe, uduhe kuzahabwa umurage w'ijuru hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mwene w'Imana, hamwe na Yosefu mutagatifu wadahinyuka n'intumwa zabo ntagatifu n'abazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose, mu ngoma yawe tuzifatanya n'ibiremwa byose, bimaze gukira ubushamuke buturuka ku cyaha n'urupfu, maze tuzagusingize kugeza Kristo umwami wacu, ari nawe nyine isi ikesha ibyiza byose, uhora uyigabira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabirererwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka, kandi akabitwigisha, tutinyutse kuvuga tuti dawe mu ijuru.
nyagasani yesu kristo umubiri n'amaraso bya tugiye guhabwa bitubwire impamvu urubanza rwanze gucibwe aho kugeza tugira akamaro ko kugira nawe kunyura ku mutima kandi bitubere nk'umuti dukeneye guhabwa. turahirwa twebwe abatumwe ku meza nyagasani dore ntama w'imana dore yesu kristo ukiza ibyaha by'abantu. kristo umukiza tugiye guhabwa adukize atubabarire aduhe amahoro aturinde aturagire maze azatugeze mu bugingo bw'iteka.
n'amaraso bitagatifu tumaze gusangira turakwinginze ugirire impuhwe zawe maze niturimburwa kenshi tugukunze biturongera umukiro w'iteka kubwa Kristo umwami wacu. Dore abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. Ejo kuwa mbere Mutagatifu Yohani Batista, kuwa kabiri Mutagatifu Eleonora Garikane Prosperi na Wilhelmi, kuwa gatatu Mutagatifu Antelmi na Salvi, kuwa kane Mutagatifu Sirilo wa Alexandre, Ferdinand na Dislasi, kuwa gatanu ni Mutagatifu Irene, kuwa gatandatu ni Mutagatifu Petero na Paulo. Naho ku cyumweru tuzibuka abapfiriye Imana ba mbere i Roma, abazize abazina batagatifu. Tubifurize umunsi mwiza kandi Kiliziya izabasabira. Mbere yo kwakira umugisha wa Nyagasani, kugira ngo tubanze tubashimire mwese mwafashe aka kanya kugira ngo muze gusabana n'Imana, muze gushimira Imana ku byiza bagabiye, ariko no kongera kugerageza iyo Mana itugaragariza impuhwe n'urukundo, kugira ngo ibyo dukora byose no mu buzima bwacu bwose turusheho guhesha Imana ikuzo. Mwakoze kuza rero, abaturutse i Kigali, abaturutse muri paruwasi n'amadiyosezi hano mu Rwanda, n'abaturutse mu bihugu duturanye nabyo, bose twifurije umugisha w'Imana. Nabonye hari n'abaganda ariko mu kanya mbonye basohotse. Most welcome and thank you for being with us in this Eucharist celebration. May all the graces and the blessings that our Mother of Goodness brought us reach all your family members. Turashimira abavandimwe twafatanya tura mu gitanda cy'Eucharistia. Ndahera kuri Faratiri Eri, ni umufaratiri w'umuparotini usoje umwaka wa kabiri wa teolojiya, akaba yarahawe minisiteri cyangwa se ubutumwa bwo kumuhereza muri Kiliziya. Ubusanzwe mu nzira yo kwiyegurira Imana y'ubusaserdoti, umusaserdoti wakoze imyaka mike aba ari imyaka 10 akora ku seminari nkuru. Iyo basoje rero propedetike hajamo filozofi imyaka 3 kwimenyereza, akabona imyaka 4 ya teolojiya. Nyuma y'umwaka wa mbere wa teolojiya bakira ubutumwa cyangwa se minisiteri yo kuba basomyi n'abagiye gusoma mu Kiliziya. Bamara umwaka wa kabiri wa teolojiya, akaba ari imyaka 8 amaze mu seminari, bagahabwa ubuhereza. Icyo gihe bakaba bemerewe gutanga Eucharistia, bakaba bemerewe kuyobora imihimbazo ndetse no kuyobora adoration. Ubwo rero muri icyo cyiciro no guhereza kuri altari. Nyuma yaho, nyuma ya teolojiya y'imyaka 4 ya teolojiya, nibwo aza guhabwa ubudiyakoni, aribwo umuvandimwe wacu arimo. Nyuma y'imyaka 10 amaze mu seminari, akaba nk'uko babivuga babita ababyeyi, ariko ni inzoga twibitseho. Azahabwa ubusaserdoti kuri 13 z'ukwezi kwa karindwi, hasigaye ibyumweru 2 se, ariko ntabwo uradutumira ngo tuzaze gutwika. Ayadutumiye benshi babonye ubutumire, ubu rero ari mu myiteguro, iminsi mike araje mu mwiherero, ubwo noneho abone kuva mu cyiciro cyo benshi babita ngo ni abamisi, wenda ayobore neza iriya sitora. Tukwifurije imyiteguro myiza rero muvandimwe, uzaryoherwe n'ubusaserdoti kandi tuzaza kugushyigikira. Ubwo busaserdoti utazaroherwa muri iyi ngoro ya Bikira Mariya. Ni abahirwe rero kugira ngo atangire ubutumwa bwe, Bikira Mariya yamufashamo, azakomeza kubana nawe rero.
simuzaza kumushyigikira azashaka urwagwa rw'iki. Murakoze cyane rero, tugiye kwakira umugisha Nyagasani. Mwese turabishimiye kandi muhorane n'Imana n'umugisha w'Imana. Nyagasani Yezu akomeza kubafasha, n'umubyeyi Bikira Mariya akomeza kubasaba kujya mu buzima bwo kuri iyi si, tuje kwakira ibyishimo na divayi ko yasabiye abana n'abavandimwe b'ubukwe bw'Ikana. No kwakira umugisha no mu bikoresho by'ubuyoboke, reka tuvugire hamwe indamutso ya marayika. Marayika yasoje ubutumwa kuri Mariya. Ndakuramutsa Maroje Mura n'Imana uje rwose umugisha neza umwana byarasingizwa. Dore ndi umuja Nyagasani. Ndakuramutsa Maroje Mura n'Imana uje rwose umugisha neza umwana byarasingizwa. Nuko jambo yigira umuntu. Ndakuramutsa Maroje Mura n'Imana uje rwose umugisha neza umwana byarasingizwa. Mubyeyi mutagatifu w'Imana uradusabira. Dusabe. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, Bikira Mariya utarasama mu cyaha, Bikira Mukazi wa Kibeho, Bikira Mukazi w'ingo, Bikira Mukazi w'urubyiruko, Bikira Mukazi w'abana, Bikira Mukazi w'amahoro, twakire umugisha Nyagasani. Dawe Mwana sokuza bose n'ubutungane, wowe abantu amazi atanga umurimo usukure, umugisha wo kuri amazi, kugira ngo avugure muri twe muri Yesu twahawe, kandi urekeze umugisha wa Yesu Kristo umwami wacu. Umugisha n'ibikoresho by'ubuyoboke. Uragasirwa Nyagasani isoko imigisha yose, uneze uburyo bwa kwemera, rebana mu abana bawe maze mu masengesho yacu, uha umugisha ibikoresho by'ubuyoboke, amashusho, ibitabo, imidari, impeta, amashapure, imisaraba, amazi, maze mu gihe abikoresha babyambaye, babireba, babyifasha basenga, barushaho gusa neza Kristo umwana ukunda, we mubana mugategekana iteka ryose.